ku muraperi Diplomate n'abaproducer ibintu bihinduye isura. Yes, reka twizere ko mumeze neza cyane. Nk'ibisanzwe uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro ikaze. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cy'igihe. Diplomate yikomye abatunganya indirimbo bakomeje kumudindiriza imishinga. Ubwo n'abaproducer avuga ko afite indirimbo enye zose yatangiye ariko zaheze mu biganza by'abaproducer yazihaye ngo bazikoreho. So Diplomate yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'Isibo Rather gitambuka ku Isibo Radio ni ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu Ukuboza 2024. Aha uyu muraperi yavuze ko gutenguhwa nabo bakorana biri mu bituma imikorere ye igenda bigurunege cyangwa nk'akanyamasyo. Gusa urumva ko ari ikintu kibabaje, yabivuze bimuvuye ku mutima ndetse wumva ababaye cyane. Abaproducer bahora bamutenguha. Mu magambo ye Diplomate yagize ati hari abantu dukorana bakadutenguha, niba hari abantu babatuma, niba bigenda bite njye sinzi pe. Dukorana n'abantu benshi ugasanga bahambiriye imishinga yacu, rimwe bakabura ibikorwa byacu, ariko duhora dukora umunsi ku munsi. So urumva rero n'ibintu yavuganye nyine agahinda muri iki kiganiro cyari kiri kunyura ku Isibo Radio. Uyu muraperi yatanze urugero ku ndirimbo aherutse gukorana na Airways yatunganyirijwe amashusho, ariko uwayikoze aburirwa irengero agenda ayijyanye. Oh my god. So nuko mubizi byigeze gutangazwa ko Diplomate nyine afitanye indirimbo na Airways, ariko twarategereje turaheba. Diplomate yatanze ukuri avuga ko uwari wayikoreye video, uwari wayikoreye clip yarayitwaye, bamuburiye irengero rye. So uwo mushinga we na Airways nuko wafailinze. Yagize ati ngira ngo indirimbo nakoranye na Airways niyo mwamenye, gusa njye mfite indirimbo zigera kuri enye nakoze zibitswe n'abazitunganyije, ariko banyimye indirimbo zanjye na n'ubu baranshwiragiza hirya no hino. So indirimbo nari nakoranye na Airways nimwe muzo numvaga ngiye guheraho nsohora, ariko hari umuntu twakoranye amashusho ahita aburana nayo burundu. Nongeye kuyisubiramo bundi bushya nishyura ibintu byose, none amezi agiye kuba 4 narayihabwa. Oh my god. Urumva ko Diplomate mbere nyuma y'uko iyo ndirimbo mu producer cyangwa umuntu wari wayikoreye video yayitwaye akabura, yayishyize mu maboko y'abandi, none nabo bayimaranye amezi 4 yose arenga atarabona igihangano cye. Yahise avuga ati ubu se natangiye kwibaza niba nayihorera nkaba nakora indi, ariko byaranyobeye. So Diplomate rero yasabye abakunzi b'umuziki kujya bumva abahanzi mu gihe baba badaherutse gusohora indirimbo, kuko hari igihe baba bahuye n'ibibazo bitandukanye. Uyu muraperi aheruka gusohora indirimbo muri Werurwe 2024 ubwo yashyiraga hanze indirimbo yitwa Icyuki Gikaze yakoranye na Lil Jon, yumvikanamo ijwi rya Ismail Mwanafunzi. So ngira ngo indirimbo murayizi yagiye hanze ndetse iranakundwa, nta kitwaye cyane. Gusa Diplomate yagaragaje agahinda ke n'abaproducer bamushwiragiza, bamunyuza hirya no hino ibihangano bye, bakabitindana mu studio, bagatinda kubimugezaho, bigatuma imishinga ye idindira. So reka tubonereho kubwira abaproducer bazabona iyi video cyangwa se iyi nkuru twateguye, bajye bagerageza
bitange bakore iyi mishinga, izi project baba bafite z'indirimbo z'abahanzi bazikore kugeza zirangire. Diplomate binavuga nibyo, tujya twakira kenshi ariko kenshi kesi nk'izi z'abahanzi baba bavuga ko proje zabo zaheze mu ma studio, zatinzemo ibihangano byabo kandi baba barabyishyuye. So aba producer aho bari bafite gukosora kano kantu. So guys, ayo niyo makuru yaragezwe mu ruganda rw'imyidagaduro. Reka tubabwira ati mukomeze kugira weekend nziza, mukomeze muryoherwe. Tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, naho mu zindi nkuru ziri bukurikire. Bye.